Muraho neza abakunzi ba Kaireme TV mugoroba mwiza kuri mwe mwese tugiye gutaramana muri aka kanya. Uyu mugoroba nifuje ko tuganira ku kintu kivuga ngo dore ibintu bitanu utazigera ubonana umugabo w'umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo abagabo b'abanyarwanda mumaze kugaragaraho ko ibi bintu bitanu bitajya bibazamo kandi ni iby'ingenzi mu rukundo, ku buryo umuntu arebye nabi nyine ubuzima bwe bwose yazabubaho yarashatse umugabo, ariko ibi bintu atazigera bibona mu buzima bwe. Byaba ari agahomamunwa rero kuba hari ibintu by'ingenzi mu rukundo ariko umuntu azabaho ari prive atazigera bibona, kubera ko umugabo yashatse ibyo bintu bitamubamo. Iyo umuntu avuze gutya ntabwo aba ashaka kubanenga ngo avuge ko wenda mutavamo abagabo beza, ahubwo abashatse kubakangura no kubibutsa ko hari ibintu by'ingenzi mushobora gukora mukabikorera abagore banyu, hanyuma bikarushaho kubabera byiza, bikabaryohera, bikagira gute. Ibi kandi ntibikureho ko hari abagabo bake babikora. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze gutyo ntujeneralize wenda ngo wumve ngo ni abagabo bose b'abanyarwanda, ariko ni gake ibi bintu uzabibona ku mutipe w'umunyarwanda ngo nimushakana nimumara kubana ibi bintu uzabimuboneho. Icyambere, umutipe w'umunyarwanda niba warigeze ugira dreams cyangwa se inzozi zo kumva ko umugabo w'umunyarwanda nimumara kubana cyangwa se nimukundana ugatwita ugasama inda, mu by'ukuri azajya yumva ko yaza akagufata. Ni ukuvuga ngo umugore w'umunyarwandakazi yamaze gusama inda, umugabo yumva nyine ari ibisanzwe, ntabwo yumva ko hari quelque chose cyahindutse ku mugore cyangwa se ikintu kidasanzwe cyabaye ku mugore, ku buryo atangira kumva ko akwiriye kumuha care irenze iyo yamuhaga. Muri izo care ndababwira iya mbere, ni ukuvuga ngo umugabo w'umunyarwanda kugira ngo azafate umugore we amubwira ati sheri ngwino tujye kwa muganga, niba umugore atwite agomba kubyimenyera. Byonyine kugira ngo umugore w'umunyarwandakazi asame inda nta mugabo uzabikayaringa. Abagabo babikayaringa ni bangahe se? Ni ukuvuga ngo kugira ngo uzasame inda ni wowe ugomba kubyimenyera, kugira ngo numara gusama inda muzakenere kujya kwa muganga, ibyo nabyo ni wowe uzamukangura ukamuhwitura ukamubwira uti rero mugabo mwiza numvaga twajya kwipimisha inda, nkajya gupimisha inda. Kandi urabizi yuko umugabo aherekeza umugore. Ibyo ngibyo mundi abatipe bamwe babandi nyine usanga abagore bakunze, sindi bavuge mu mazina, babandi b'uruhu rwera, usanga bo ibyo bintu bibarimo mu maraso, ku buryo na mbere yo gutera inda arabanza akavuga ati ubu ngubu ntabwo turi mu gihe cyo kuzabyara, reka tubanze dushake ibi dukora ibi. Hari umutipe w'umunyarwanda nabibonanye, umwe we yabanje akimara kwimariya n'umugore we babanje gufata igihe baratuza, baravuga reka tube turetse kubyara, kandi ni abanyarwanda, tube turetse kubyara, hanyuma noneho tubanze dushakishe ikintu kizatuma abana bacu bazabaho amahoro. Donc babanze bakore bashaka iterambere. Abo bantu vraiment baranyemeje, iyo couple yaranyemeje. Ariko abandi usanga umunsi azatereraho inda nta nubwo awumenya, mu minsi yose yakoze imibonano mpuzabitsina ntabwo azaba azi ngo uyu ni umunsi wo gusama w'umugore, uyu munsi ntabwo ari umunsi wo gusama. Umugore niwe ubyimenyera. Icyo kintu rero cyo kuba umugore yimenyera ibijyanye no guterwa inda, ubwo no gutera inda by'umugabo niwe ubimenya, umugabo ntamenye igihe yatereye inda cyangwa se ararongora gusa. Hanyuma noneho ikindi kuvuga ngo umugore yamaze gusama iyo nda, noneho akeneye support ya muganga, akeneye kujya kwa muganga kugira ngo bamusuzume. Hari icyo bita consultation prénatale, ukuntu umugore utwite ajya kwa muganga kwipimisha inda. Ibyo ngibyo umugore abikora kugira ngo bapima inda, bitangira nyine igihembwe ku gihembwe. Umugore agahora ajya kwa muganga, bahora bapima inda, bakareba imikurire y'inda, bakareba diametre y'inda, inda yakuze gute, ese bimeze gute. Hanyuma noneho bakamupima indwara zitandukanye, bakatangira no kumuha inkingo. Ariko ibyo bamusaba ko n'umugabo waba ahari. Nawe imagine kugira ngo umugore ari we uri bwibutse umugabo ko akeneye ko amuherekeza kwa muganga. Ubundi mu bantu nyine batojwe neza kwita ku mugore utwite, bo ahita byiyumvamo. Akimara gutera inda
baripimisha donc bakimara kwipima test de grossesse hasigaye no kujya kwa muganga, ndetse akajya namwibutsa akamuherekeza akamutwarayo akamugarura akamuha care nk'iyo ngiyo. Ibyo ngibyo abatipe b'abanyarwanda babifite, uramutse ushyize ku ijanisha ushobora no gusanga batagera kuri 20%. Aho umugore aratwita akijyana kwipimisha, bamwe bagera no kwa muganga kubera ko umugabo yanze kumuherekeza kwa muganga ngo bajyane kwipimisha, yagera kwa muganga bamuhaza umugabo akababwira ko yagiye muri mission ari hanze. Abandi bigasaba ko mu nzego z'ibanze bagomba kwandika inzandiko zemeza ko uwo mugore akeneye kwipimisha ariko ko umugabo wadahari. Byumvikane ko abakobwa babyarira iwabo cyangwa se abasore batereye inda abakobwa iwabo, nta nubwo bo rwose abashaka no kumuherekeza like that. Nta gisebo kiri mu kuba umugore wawe wamuherekeza kwa muganga. Nta gisebo kiri mu kuba wakwibutsa umugore wawe amatariki yo gusamiraho inda. Nta gisebo kiri mu kuba wamenya amatariki y'umugore wawe y'uburumbuke. Ahubwo ni iby'agaciro ku mugabo, ni n'iby'agaciro ku mugore, kuko urwo rugo n'urwanyu mwembi uko muri babiri. Ibyo byose aha niho havukamo ya makimbirane yo kubwira umugore ngo kubera iki watwise kubera iki. Abandi bagore bazi kuringaniza urubyaro, none se ni uringaniza urubyaro wenyine, we ntibikureba se? Ukibaza nk'ibyo bintu. Hari abantu rwose ubirebaho ukumva biragutangaje. Abandi arabikayaringa ndetse yabona ko wenda niyo mibonano mpuzabitsina bagiye kuyikora ariko umugore ari mu minsi y'uburumbuke, umugabo akiproteja akavuga ati okay reka ni protege cyangwa se nkoresha ubundi buryo ariko nirinde kuba natera inda umugore wanjye, kandi mbizi ko ubushobozi dufite ubu ngubu butatwemerera kuba twarera umwana. Icyo cyari ikintu kimwe ariko kijyanye na kwa kundi nyine umugore aba yatwise cyangwa se umugore aba azatwita iminsi yo gusama ye, hanyuma n'igihe yatwise kumujyana kwa muganga. Ako ngako nagakombanyigiye hamwe kubera ko ni kamwe mu bintu nyine ushobora kutazabonana abanyarwanda, abasore b'abanyarwanda bamwe na bamwe. Ni ukuvuga ngo nivuga abasore b'abanyarwanda twumvikane ko n'abanyafrika hafi ya bose ari uko nguko babayeho. Ni ukuvuga ngo abanyafrika benshi tutageneralije abenshi ni uko nguko bimeze. Ntabwo ari bose, twumvikane ko atari bose, kuko hari abasore batangiye gusirimuka abahanze agaplanifia agatekereza agapanga, yanakundana n'umukobwa ntiyumve ko feri ya mbere ni mu mibonano mpuzabitsina, yanamara no kubana n'umugore bakavuga ati no ntabwo ari igihe cyo kubyara nonaha, ntabwo turi stabiliza guhita twakira umwana aka kanya, ntabwo twiteguye, akabaretse. Ariko ahangaha iwacu rwose bahungu beza bagabo beza, ako kantu mugakoreho murebe ukuntu mwagakemura. Ukajya kubona ukabona umugore asamye inda ya mbere, arabyaye, amaze kubyara umwana afite amezi 3 afite amezi 4, uburyo bwa contraceptives umugore niwe bireba, nta mugabo wigeze atekereza ko ibyo bintu bimureba. Nta mugabo wabwira umugore ati sheri reka tujye gushaka uburyo bwiza twakoresha, ese sheri twaringaniza urubyaro gute, ishwi. Ahubwo ubwo umugore niba atagiyeyo we ikireba umugabo ni ugukora imibonano mpuzabitsina gusa, icyo kuringaniza urubyaro ntukimubaze. Hanyuma noneho wa mugore yamara gusama inda ya kabiri akayisamira ku kiriri, ni ukuvuga ngo nyuma y'amezi 3 umugore akaba aratwita iyindi nda, uruhinja rufite amezi 3 rufite 4. Nzi couple zimwe na zimwe zagiye zihita zifata icyemezo ugasanga baratekereje batireka inda tuyikuremo, ariko gukuramo inda ntago ari wo muti, ahubwo kuringaniza urubyaro ni wo muti, nicyo cyari igisubizo. Ariko ugasanga abantu ntibatekereje icyo kuringaniza urubyaro, ahubwo bahise batekereza umugore kuko yamaze gusama iyo ndigomba kuvamo. None ugasanga niyo batanayikuyemo ariko ingaruka wa mwana zamugezeho, kuko deje iyo nda yayisamiye mu bihe bitari ibihe byo kwishima by'ababyeyi. Yayisamye, umubyeyi yayisamye, ariko umwana ntashakwa ntakunzwe kubera ko aje igihe bo batiteguye. None ukibaza utese kwaje igihe mutiteguye, mu by'ukuri mwakoraga imibonano mpuzabitsina muzi ko iyo mibonano mpuzabitsina idakingiye, nta nubwo mwigeze muringaniza urubyaro, idashobora kuvamo umwana, nabyo bikakurenga ukavuga uti si irresponsibilité finally koko ni y'umugore gusa. Ese umugabo nta ruhara afite mu gutera inda, nta ruhara afite mu kubyara? Ukabyibazaho bikakurenga. Ubwo ako ngako nakandi nyine ni kamwe mu bintu uzasanga
abatipe b'abanyafurika, abatipe bamwe b'abanyafurika, abatipe bamwe b'abanyarwanda hano iwacu batitaho cyane, ngo usange babihaye umwanya. N'abandi bo mu mahanga muratubwira, abarundi muratubwira, abanyekongo badukurikira muratubwira, abantu mwese mushobora kudukurikira mu kinyarwanda mwese muratubwira. Ni ukuvuga ngo please ako kantu mugakoreho, ni ubusirimu, byaba ari ubusirimu kuba umugabo akwiriye kumenya, ni n'inshingano akwiriye kumenya kubara ukwezi k'umugore we, akamenya iminsi y'uburumbuke, akamenya iminsi itari y'uburumbuke, akamenya igihe yaterera inda, igihe ashobora kutayitera, akamenya uko azirinda kugira ngo atazatera umugore we inda igihe n'imburagihe. Ikindi cya kabiri rero uzasanga abagabo bamwe bacu b'inahangaha, ushobora no kuzarinda upfa utakibonye. Ni bake cyane ashobora kuba afata umwanya we wo kwita ku mugore we mu gihe atwite. Ni ukuvuga ngo kumenya ibiryo umugore utwite ashobora kurya, kumutegurira indyo yuzuye, akaba yafata umwanya we akamenya ngo umugore wanjye agiye kurya ABCD, ararya iki, arakenera iki, uyu munsi ararya imbuto izi n'izi, ngomba kumekinga ashobora ko yabonye amagi, ngomba kureba ko byibuze mu ntungamubiri arimo arafata harimo ibintu bikomoka wenda nko ku mafi, kugira ngo bizamure ubutabire mu mubiri we, bizamure kandi bibashe kuzamura omega tuzi ko ariyo yubaka ubwonko bw'umwana, kandi tuzi ko umugore akimara gusama urugingo rwa mbere rw'umwana rutangira kwiforoma ni ubwonko. Ariko ugasanga muri ibyo byose umugore ari kurwana nabyo, umugabo ntashobora no kumenya ngo umugore akwiriye indyo yuzuye. Hari n'abagabo bamwe umugore amara gusama ahubwo umugabo agahita atangira kugira umushiya, agatangira akagira umutima mubi, agatangira kuzuramo roho mbi nyinshi zikamwuzura, ku buryo ujya kubona ukabona umugabo atangiye kugira umushiya, atangiye kwima umugore ibyo kurya. Hari umudamu uzi umugabo we buri gihe uko umugore yasamaga yahitaga afunga ibyo kurya, kongera guhaha muri urwo rugo ntibishoboke. Kuba yagura inyama ngo umugore abone agafa rishwi, kuba yahaha ishwi, umugore akimenya kugeza abyaye, akamenya n'ibigoma, akamenya n'imyenda y'umwana azabyara, akamenya byose. Kandi iyo nda ifite se, afite uwayimuteye, ariko uwayimuteye bikarutwa no kuba adahari, bikarutwa n'uko yakaba yari umukobwa ugiye kubyarira iwabo wariwe n'umuntu udakwiriye. Niko nabibara. Ni ukuvuga ngo ahangaha birababaje cyane kandi biteye n'agahinda. Ntabwo nareka kubibabwira inshuti zanjye, ariko ni uko nguko bimeze. Ni ukuvuga ngo umugore w'umunyarwandakazi yitege ko azakomeza kubaho bamwe na bamwe, reka mvuge ngo bamwe na bamwe, ariko atazigera abona iyo keya yo kumugenera ifunguro, kurimutunganyiriza, kuza kureba ko yariye imbuto, kumuhahira izo mbuto, kureba ko yabonye imboga, kureba ko yabonye akanyama rimwe na rimwe, kureba ko yabonye amafi, kugira ngo ibyo byose bibashe kumwubaka, ariko byubake n'umwana atwite, umugore aba ari en bonne santé. Ibyo ngibyo by'imirire, kugira ngo umugabo azatekereze ko umugore akeneye imirire myiza ahangaha muri iyi si yacu biragoye. Ariko abandi bagabo ahita abona ko umugore we akimara gusama ahita atangira gutekereza ko iby'ubuzima bihindutse, akwiriye gutangira kumwitaho, kumuha ABCD mu bintu byose akeneye. Ibyo rero ni ubusirimu kuba hari umugabo ubikora. Wowe ubikora uri umusirimu, wowe ubikora uri intwari y'urwo rugo rwawe, uri intwari y'umugore wawe, uri intwari y'abana bawe, kuko mu rugamba rwo gutwara inda kamere wabaye umugabo w'intwari. Ni ukuvuga rero ako ngako nako ni akabazo. Icyo ngicyo ni namba 2, ariko nyijyanishe na keya umugabo aho umugore. Keya zigendana nayo. Ni ukuvuga ngo wamaze kubona ko umugore yariye neza, ariko wibuke ko neza umugore akeneye ijambo ryiza, umugore akeneye amagambo amukomeza. Iyo umaze gusama winjira mu bihe bimeze nka depression, winjira mu bihe bimeze nko guta umutwe no kubabara, kubera ko utangira kumva impinduka mu mubiri wawe zitari nziza, impinduka zo kumva ufite iseseme, ufite isereri,
ufite umutwe, ufite ibitotsi, umubiri uri byimba mu buryo wishakiye kandi nta ruhare wowe wabigizemo. Ugatangira rero muri izo mpinduka ziri kukubaho ukagira ubwoba, ukumva ubuzima burakubiriye, ibyo bikagushora muri depression. Iyo depression iyo imaze kugufata nta kindi kintu gishobora kuguhoza uretse uwaguteye inda, kuko n'undi muntu wo ku ruhande ntabwo yagutwaza uwo musaraba ngo wikorere bikundi. Ariko ntakubeshye, uwaguteye inda we biragenda, araza yakubwira ikintu ukavuga uti ntacyo, ngiye kumubyarira umwana, arabizi ko ntwite, arashaka umwana, nanjye ndashaka umwana, arankunze like that. Iyo keya umugore akayibona. Ariko ikibabaje uzasanga abagabo baha keya nk'iyo ngiyo abagore ba ni bake cyane. Kuba yava ku kazi akaza akamusuhuza, akaza akamuyambira, akaza akamuha bizu, akaza akamukorakora, sheri wiri ute, akamukorakora ku bitugu mu rwego rwo kumumasa cyangwa se kumuruhura, akaza wiri ute se na bebe yiri wate, suni wananiwe, sakazi kakoroheye like that. Umugabo ubitekereza gutyo ni umusirimu. Nababwiye ngo sindi bubigereranye n'aba bagabo b'uruhu rwera, ariko reka mbabwire bari abagabo b'uruhu rwera igituma abagore babakunda nta kindi niyo keya y'amagambo, niyo keya y'udukorwa, y'ibikorwa ubona koko bifatika umugabo akorera umugore ukabona ko amukunze. Ibyo rero ni nabyo bikomeza umugore muri cya gihe yasamye, ku buryo bimworohera kugendana n'iyo nda imugoye, ahetse itamworoheye, ariko mu ntege nke akumva arakomeye kandi akumva arishimye. N'umwana uri mu nda akumva arishimye. Twibukiranye neza ko abahanga bagaragaza neza ko umugabo, umwana uri mu nda nako wese atangira kumva amajwi y'ababyeyi be guhera ku mezi 3 n'igice. Nuvuga ngo abashobora kumva se na nyina ibyo baganira, abashobora kumva bavuga nabi, abamukanga, abagira gutyo, ku buryo niyo habayemo intonganya hagati y'ababyeyi be, wa mwana arihinda akiyicarira ntiyongere no gukina agahunga. Bivuga ngo nibikomere byose abana bavukana, umujinya, umushiha, kwizora ntajye mu bandi bana, kigunga, ibyo byose bavuga ko bitangira umugore atwite, biturutse kuki? Ku mibanire ye na wa mugabo we bashakanye. Aka kantu rero mukazirikane, buri wese agashyiremo umutima, amenye ngo ibi bintu mbabwira nyamuneka bifite akamaro. Noneho muri iyo keya akaba yamumasa. Umugore utwite arwara umugongo, wumve ngo indira remera ku rwego ugera ku rwego umugongo kurya, kuva wasama iyo nda ihita ikuremerera, noneho ugatangira kubabara umugongo, ugatangira kumva uribwa ahantu hose, ku buryo abakeneye just a small massage, akeneye akantu ka massage gakeya kadashobora kuba kenshi, kuko akenshi gashobora gutuma wenda amanere agira ikibazo akava, ariko urakamukorera ko mu mugongo, ukakamasa, ukamasa umugongo, ukamumasa ibitugu, ukamumasa utuguru, amaguru y'abagore batwite arabyimba, ukareba ko wajya umumasa byibura agasunika iminsi amezi 9 akisunika. Niburetse nawe na muganga nta kindi kintu ajya akorera umugore utwite. Umugore utwite ararwara n'imiti yo kumuvura yonyine bigoranye, kuko imiti yose hari ishobora gukuramo inda. Rero bigasaba ko icyo gihe niba natwite, nshuti zanjye, twari tugeze ku kindi kintu cya gatatu. Ubwo tukiraho ku cya kabiri, muri urwo rukundo n'izo keya no kumushakira icyarya gifatika gishobora kuzamura intungamubiri ze n'iz'umwana, gishobora gutuma agubwa neza. Muri ibyo byose rero hiyongeraho ya magambo meza, hiyongeraho ya massage, hiyongeraho kwa kumuha umwanya, hiyongeraho kuza kuganiriza umwana mu nda. Ibyo ngibyo ntabyo uzigera ubonana umutipe w'umunyarwanda kugira ngo azaze afate umwanya aganirize umwana we, amuririmbira ibihozo, amubwira amagambo meza, amubwira icyo amwifuzaho, amubwira uko yifuza ko azavamo umuntu ukomeye, umugabo, intwari y'urugo rwabo and so on. Ibyo uzarinda upfa rimwe na rimwe utari wabibona ku rugo na rumwe. Nuko zishyano mu mafoto ashaka kwigaragaza ko umugore watwite arafotora inda yambaye ubusa, kuko nabonye byaradutse, narangiza ajya akora kunda gusa, ashyire ku gutwi, ayisome, agira ate, ariko ntuzigera umwumva ari wenyine n'umugore we ngo aganirize umwana we, akore kuri yanda, amubwira ati bebe wiri ute, umeze ute. Ibyo ni ubusirimu utazababonana.
buhari. Ariko niba byashoboka ko abandi babikora, kuki se wowe utabikora? Ese ubikoze wagubwa nabi? Ubwo busirimu rero, utwo tuntu dutoya nitwo twatumye bari abantu babakorana. Mumbabarire ndabibabwiye, ariko mumbabarire nuko bimeze. Nitwo dutuma bari abantu b'uruhu rwera babakorana. Umwana w'umukobwa wabagezeho akabakwamiraho atari uko yamubonyeho amafaranga, atari uko yamubonyeho ubusirimu bundi, ahubwo ubwo busirimu utwo tuntu duto turaryoha. N'ijambo je t'aime bikagendana. Ijambo je t'aime, I love you, ndagukunda cyane, ndagukunda mugore mwiza, ndagukunda sheri wanjye, n'ibiki. Ibyo ayo ni amagambo utazigera umubonana. Cyakoze azajya akora udukorwa nyine uvuga uti ndarankunda, ubyibwiye, ubyitekerereze, ariko mu by'ukuri ntabwo azi ayo magambo, ntazahora yakubwira. Nyamara hari abantu witsamura ati ndagukunda, wareba hirya ati ndagukunda, wabyuka ati ndagukunda, ndagukunda zikahora ari nyinshi, kandi koko no mu bikorwa gukorera umuntu uhora ukuririmbira ko agukunda n'ibikorwa biba bijyana. Abagukunda koko. Twihuse reka turebe akandi kantu, kandi umugabo wino adakunda gukorera umugore we. Hari utuntu twinshi abantu bacu binaha rwose mukwiriye gusirimukaho, utuntu mushobora gusirimukaho bikaryoha. Hari ukuntu amagifti cyangwa se impano umugore utwite cyangwa se umugore wabyaye aba ashobora guhabwa. Kenshi umugore ashobora kubyara umugore ashobora kubyara umwana wa mbere, ukaba wamugurira imodoka n'urugero. Ubwo muravuga ngo ndi kuvuga ngo mu rwego rw'abakire, ariko ushobora kutamugurira imodoka mu rwego rw'abakire. Ushobora no kuvuga uti mu byo ntunze sheri akira, ndahakugabiye hariya ndahakugabiye nahawe gusa, mu byo dutunze byose hariya nahawe, nta ruhare mpafite. Like that. Ni uburyo bwo kumwereka ko umushimiye ubwo butwari yagize bwo kuba yarakubyariye umwana. Umugabo umwe w'umusirimu ashobora kuvuga ati ngewe mise mugurira amaso y'inyana, ni imodoka wenda nyise amaso y'inyana. Yabyara umwana wa kabiri akamugurira iyindi modoka akayita rugori rwere n'urugero. Yazamubyarira umwana wa gatatu akamugurira iyindi modoka nziza akayita ruhongore n'urugero nguhaye. Wowe ushobora kumuha umurima, ejo ukamuha ikindi kintu, ejo ukamuha ikindi kintu, ariko iyo mpano y'uko umugore yakubyariye umwana mwiza, iyo kuki itajya ibazamo? Ngewe nzi abantu benshi amakouple, ariko nyine yose ntabwo abinaha ngaha, umugore iyo yabyaye aba yiteguye ko buri gihe hari impano idasanzwe umutware we amugenera, igendanye n'ubushobozi bwabo, ariko akayimuha. Umugore akishima akabona ko hari ikintu cyiza byibura n'umugabo we arokonesa ibyo byiza. Ushobora no kubirokonesa mu kantu gato ariko ukagakora. Nsigaye mbona abasirimu bamwe na bamwe umugore yabyaye akajya kwa muganga agatwarayo indabo. Nge nashima ko umugore wawe mu rugendo rwo kubyara mujyana kwa muganga. Muri Faisal nibo bakunda kubikora, ahandi kwa muganga usanga bitababangukira kubwira umugabo ko agomba kuza bakajyana muri salle d'accouchement umugore akabyara bari kumwe, ariko muri Faisal bo barasirimutse cyane, bo ni ihame umugabo agomba kuba ahari. Noneho wa mugabo muri rwa rugendo rwo kubyara umwana nawe agahita avayo akagera mu rugo agatunganya utuntu akagaruka kwirebera umugore akamuzanira n'indabo. Ariko noneho uzanye indabo, umugore yagiye mu rugendo rwo kubyara, ntiwari uhari, ntuzi nuko byari bimeze, wari wiyicariye mu kabari, uruhare rwawe ntirwagaragaye. Icyabayeho nuko wategereje ko bakubwira inkuru nziza cyangwa inkuru mbi, niba yapfuye cyangwa yabyaye nta kindi, cyane ko umugore uri kubyara bari hagati y'urupfu n'ubuzima. Ariko abyaye ubona noneho kuvuga eka noneho njyana indabo. Urwo rugendo rw'iyo delivery y'umwana, nshuti zanjye, ntabwo mururimo nk'abasirimu, ntabwo mururimo nk'abasirimu, murujyemo nk'abasirimu, murwitwaremo gisirimu, muherekeza abasheri banyu, mubane nabo, mubankuraje mu gihe ari gusunika umwana. Humura sheri, biraza gukunda, komeza sheri, ngaho sunika uko muganga mubwira, nawe ukomeze umuri hafi kugira ngo izo mbaraga zibone. Nta zindi mbaraga, nta handi yakura imbaraga uretse muri wowe no ku Mana yamuremye. Ako kantu rero mukazirikane kandi mukiteho.
ni ukuvuga ngo iyo gift y'umugore wabyaye, just take care of it. Ni ukuvuga ngo kiteho, ukazirikane umugore wawe nabyara umukoreye surprise, umukubita ikintu kidasanzwe, umuha akantu kadasanzwe ku buryo nawe avuga ati sheri yarishimye arankunda. Ntabwo ibyo bibwira umugore ngo nahora abyara kuko ni wowe utera inda n'umugore agasama. Icyo gihe mubyumvikanaho umwana mushaka akaba ari we abyara. Ariko nawe birababaza kugira ngo umugore abyare, ajye kubise atwite amezi 9, ajye kubise abyare, nyamara ariko nta reconnaissance n'imwe y'izo mvune y'urwo rugendo rw'umusaraba yanyuragamo wigeze umwereka. Rwose ngayo nguko ariko barabajama b'abasirimu we ndabemera cyane. Harimo abatipe bamwe b'abanyarwanda bazi gukora izo care, abana bazi ubwenge, bazi care, barahari. Nibwo rero n'abandi basigaye nizere ko uyu munsi babyumvira. Ni ukuvuga ngo hari utuntu twiza kandi bandi busorezeho, ni ukuba umugore wawe n'igihe cy'imibonano mpuzabitsina byonyine wagakwiriye kujya umutegura. Hari umutipe umwe duherutse kuba turi kumwe mu nama ahantu muri training, turi kuvuga kuri gender, aratubwira tugera kuri iyo topic, aratubwira ati no, ati ngewe umugore wanjye niyo twaba twicaranye mu modoka, ati ngenda mutereta kugira ngo nituza no kugera mu rugo, nze kugera mu rugo ariko ibintu byabaye mahwi, byabaye byiza. Ariko urumva nk'uwo nguwo aza agaciro ko kwiteretera umugore. Ariko undi we yamaze kwishyiramo ko umugore yabaye uwe, igisigaye igihe cyose ashakiye akoraho gusa, ngo akakurura umupira umugore akamenya icyo ashaka, ngo kumubwira ngo hindukira umugore akamenya icyo ashaka. Ariko ibyo si byo bitereta. Gutereta byakabaye biba umuco. Hari umugabo umwe ukora muri ni deje wa ministeri imwe ntari buvuge, niwe wavuze ati ariko ati nibaza ukuntu umugore yakwanga gukora imibonano n'umugabo we. Yes, ati ngiye mba numva bidashoboka, ati keretse umugabo watazi gutereta. Noneho atariko ati birashoboka, ati hari abatipe bamwe bafata abagore babo bashakanye ku ngufu, ati kubera ko batazi gutereta. Ati gutereta bikwiriye kuba umuco, umugabo akabimenya ko akwiriye gutereta umugore we, ntabwo ari inyamaswa, ni ukumutereta. N'inyamaswa irarinda. Igihe umugore atashatse imibonano mpuzabitsina, ubuzi ko ari bishake bigenze gute n'utamutereta? Ntabwo ahora yabishatse. N'inyamaswa ntizihora zarinze. Ako kantu rwose ni ukuri inshuti zacu. Umutipe w'umusirimu aratereta, kabone naho yaba ari umugore we aramutereta, amwagaze, amukundwakaze, ahere ryari na ryari, mu gihe biri buze kuba biraza kwikora ndetse bize kuryoha. Inshuti zanjye reka sorezaho, nivugiraga cyane ku bagore batwite. Ni ibintu uzasanga abagabo babo batajya bitaho. Reka baho umugisha. Uzasanga rero nyine rwose nivugiraga ku bagore batwite, nyine ugasanga iyo mibonano mpuzabitsina ntajya mutereta, ntajya mwagaza, ahubwo nukuza gira. Hari agatarame bajya bavuga ngo byara cyangwa umpe, gusa uramuterese. Umugore ari kubise, wowe utangiye kujya muri byara cyangwa umpe. Wenda umugore aranatwite, ntuza ngo uterete, ntugenda gake, ntutekereze uti ese ndamutse nangije umwana, ese ndamutse nangije umugore. Nta kintu na kimwe ibintu bikubwira, ahubwo wowe icyo ukora ni uko igihe ushaka imibonano mpuzabitsina urayikora. Umugore yaba ameze neza yaba atameze neza, inda yaba iri hasi, umwana yaracuramye ari hafi, yaba atari hafi, muganga yaba abyemereye yarabyemeye, igihembwe cyaba kigeze cyangwa kitageze cyo kuzabyariramo, ibyo byose you don't care. Nyamara gutereta bibaye umuco, umugore wawe yajya abaho mu munezero, nawe bityo akagira ate akakunezeza. Naho naganishaga, nizera ko abasore bacu, abagabo beza bacu mugiye kubihindura kandi bikazaryoha. Ndabakunda cyane, murota Imana, mukomeze mugire umunsi mwiza, muryoherwe n'ubuzima. Be blessed.